Umugore yari umwe muri ba bantu baba barakoronijwe n'imbuga cyane. Urubuga rwe rwakurikiwe cyane ndetse abantu bamufuruwinze ari benshi, byari byamurenze aza yishimye aho umugabo we yari yaparitse imodoka. Aravuga ati mana yanjye ibi ngibi sinabyizera. Yaraje ashira umwana mu modoka nta kintu na kimwe yitayeho, nta nubwo yari yitaye ko umwana arimo kurira. Nta kintu na kimwe yumvaga mu matwi yiwe usibye urusaku rw'abaforowazi biwe bari bamukurikiye ku rubuga rwiwe rwa TikTok. Umugore yarakomeje arabavugisha cyane, agenda ahamagara inshuti ze zose azibwira buryo ki abantu bari kumukurikirana ari benshi. Kumbe umugore yari yibeshye, umwana wamushyira mu modoka y'undi mugabo isa n'imodoka y'umugabo we. Hanyuma nyiri imodoka mu kuzana wasanga umugore yarangariye kuri telefone, afata imodoka yiwe arigendera. Umugore yarakomeje ashaka video nyinshi zo gushyira ku rubuga rwiwe, agenda areba amavideo yose yagiye afata, arimo kureba n'uburyo ki amavideo yashyizeho mbere arimo gukundwa cyane. Aravuga ati mana yanjye video zanjye zose ko zabonye views nyinshi. Uyu mugore ni umwe muri ba bantu baba barakoronijwe n'imbuga nkoranyambaga. Murabizi ko abo bantu babaho. Barakwereka muri ako kanya umugabo we yaraparitse inyuma, aravuga ati ariko se ubwo ngubwo uri mu biki waje tukagenda? Umugore yarakomeje aratangara aravuga ati mana we sinabyizera, ibi ngibi ni ibiki biri kumbaho? Barakwereka umugabo umujinya uramwishe, arangije araza amushikuza telefone, aramubaza ati ariko ubundi wa mugore we uri mu biki? Ntabwo twakabaye tugenda, ubundi umwana ari hehe ko nawe ndimo kubona hano? Ati umwana se kandi sinamushyize mu modoka? Umugabo wamushyize muri iyo modoka se kandi karibwo nyishyika hano? Umwana wamushyize hehe ko narimo kumva ibyo uri kumbwira? Ariko se sheri urimo kunyinisha wowe? Ati reka nze mukwereka umwana namushyize mu modoka ye, wazi ko imodoka ari iyi ngiyi? Gusa mwibuke imodoka yashyizemo umwana si iyi, ahubwo imodoka yashyizemo umwana yari iy'undi muntu isa n'iy'umugabo we. None umwana dore bamutwaye kubera guhugira ku mbuga nkoranyambaga. Umugore arangije araza aravuga ati ariko wa mugabo waretse iyo mikino kuko ukazana umwana, ko mwishyiriye mu modoka umushyize he? Umugore disi ntabwo yapfa kubimenya ko imodoka yashyizemo umwana atari iyi, kubera yuko waje ashyira umwana mu modoka ntabwo yari yitaye kureba niba imodoka ari iy'umugabo we cyangwa ari iy'undi muntu. Umugabo arangije aramubwira ati sheri iyo mikino yawe nanjye ndayirambiwe, wazanye umwana tukagenda. Umugore arangije aravuga ati uretse kandi ntekereze neza, umwana nari mufite ndangije ndaza mushyira mu modoka, none se gute uri kunyumvisha ko namushyize mu modoka kandi ngiye nibonye mushyiramo? None se ungeze umusazi, ubu ngubu mbaye umusazi muri ako kanya? Barakwereka twigarukire ku ruhande rwa wundi watwaye imodoka irimo umwana, nayo ku ruhande rwe ntabwo abizi ko imodoka atwaye irimo akana k'agahinja. Mu by'ukuri akana nako ababyeyi bakaho bari hano bahangayitse, bagashatse bakabuze, buri umwe ari kwita mugenzi w'umusazi. Umugore ati wa mugabo umwana wanjye umushyize hehe waretse kunyinisha? Umugabo nawe ati wa mugore we waretse kungira umusazi ko nta mwana washyize mu modoka? Hano buri wese ari kumva ari mukuri, gusa twe turabizi neza ko umugore hano ari we kibazo, kubera ko yahugiye kuri telefone cyane birangira arangaye, umwana aza kumushyira mu modoka itari iyabo. Bose bahurije hamwe baravuga ati wowe reka tubifate ko umwana wacu bamutwibye cyangwa se bamushimuse, reka twiruke ubu ngubu umutwaye wese nararenga hano hafi dutangiye dushakishe turebe ko tubona umwana wacu. Barakwereka wa mugabo watwaye umwana mu modoka, bivuze ngo umwana nawe yisinziriye mu modoka nararira. Uyu mugabo arinze agera yajya atarumva ko mu modoka ye harimo umwana. Barakwereka yarahuye na sheri we, agitangira kumubwira uburyo ki yaramukumbuye, akana mu modoka akaba kararize. Bivuze ngo uyu nguyu ntabwo ari umugore we ahubwo ni sheri we bateganya kubana. Umukobwa arangije aravuga ati se sheri uwo mwana avuye hehe kandi mu modoka yawe ye? Umusore uri hano nawe arangije aravuga ati umwana se kandi mu modoka yanjye harimo umwana? Umukobwa arangije aravuga ati ye kubera icyo utigeze umbwira ko ufite umwana na mbere hose koko? Namwe murebe ukuntu umwana abaye ikibazo, yaba ku ruhande rw'uyu musore wamutwaye mu modoka yagiye kwirebera sheri we, ndetse no ku ruhande rw'aba babyeyi babuze umwana wabo. Barakwereka hano ku muhanda hari umusirikare, wa mugabo nyiri kubura umwana nawe bamushyitseho ndetse n'umugore we. Arangije aravuga ati ndakwinginze rwose dufashe umwana wacu dore baramwibye, umugore wanjye ubwo yari amufite. Umugore arangije ararakara aramubwira ati ariko se ninjye bamwibye cyane wowe bamwibye? Umusirikare arangije arababwira ati ariko se murumva ndabumva gute muri gushwana namwe ubwanyu, mwabanje mukambwira ikibazo mufite? Umugabo arangije aravuga ati njyewe naje nje kureba umugore wanjye afite umwana ngo tugende, nsanga umugore yarangariye muri fone imubajije umwana arambwira ngo nagaze ahari. Mbe barakwereka umugore bakimusubiza fone
yahise yisubira kuri rwa rubuga rwiwe atangira gukomeza kureba uburyo ki videwo ze zarebwe. Bigaragara ko umugore uri hano we n'iby'umwana batamwitayeho. Umukobwa uri hano nawe yakomeje avuga ati se sheri, ni ibingibi wankora koko? Twari tugiye kubana none dore ni ibingibi ngo utangiye kuzana abana. Ati mu by'ukuri ariko uwo mwana nanjye nibwo mubonye nk'uko nawe umubonye. Araje amubwira ati fata umwana wawe ubwo ngubwo nubuze umukobwa wateye inda none akaba yaguhaye umwana ngo umugendane. Cyakora icyo cyo nagufasha ndaje nkuzanira icyo ushyiramo uwo mwana, ibindi ubu ngubu nta kintu twaba tuvugana rwose ngiye nawe turarangijanyije. Umusore arangije aravuga ati ariko si ibyo ngibyo uri kuvuga kandi ni ibiki? Nta nubwo wabanza ukaniga amatwi ngo unyumve? Mwumva gute se kandi ufite umwana? Njye urumva nabyarira umugabo wabyaye ahandi? Urumva nabyarira umugabo wabyaye mu gasozi? Umusore arangije aravuga ati ariko sheri ndakwinginze rwose wabanza ukanyumva pe, uyu mwana namusanze mu modoka. Umusore arangije aravuga ati ariko uzi n'ikindi, nungutse igitekerezo wasanga uyu mwana ari umugisha Imana yatwihereye ngo tumugire uwacu sheri. Kuki udatekereza ko ibyo byo byabaho? Ngo ya iyo mitwe uri kundika ntabwo ndi buze kuyumva mu by'ukuri, uwo mwana ni uwawe mwigumanire pe. Umusore arangije aramubwira ati ariko se kubera icyo udashaka kunyumva ubwo ngubwo uraza kumva nde? Umukobwa arangije aramubwira ati rero ibyo bintu ntabwo ndi buze kubyumva pe, ndaje nkuzanira ibyo utwaramo uwo mwana ndetse ntabwo nshaka gukomeza kumva ayo magambo yawe. Utaza gukomeza umbwira ibintu nk'ibyo ngibyo, ayo magambo aryohereye nayo nkeneye. Sinkeneye ko ukomeza kundeshyareshya hanyuma y'uko ubyaye umwana mu gasozi. Umusore yumvisha umukobwa adashaka kumwumva, we yahise abifata nk'amahirwe kuba yiboneye umwana. Barakwereka umukobwa yari aje hano aravuga ati ariko se na n'ubu ngubu uracyagerageza kunyumvisha buryo ki uyu mwana atari uwo wabyaye ahandi? Ati yego ariko ibyo nakubwiye ngiye kuva na mbere hose byari ukuri, uyu mwana ntabwo ari uwo nabyaye ahandi pe. Umukobwa arangije aravuga ati none ukumva yuko twamurerana? Ati ibyo byo rero ntabwo biri buze gushoboka pe, ibyo ngibyo ntabwo byashoboka ko ngiye nawe turerana uwo mwana. Umusore yarakomeje aringinga ariko n'ubundi murabizi nta kundi byari kugenda. Umukobwa nta kuntu wamwumvisha ukuntu waje mu modoka yawe ugasangamo umwana, ibyo ngibyo rwose ni ibintu bitabaho. Barakwereka hafi aho ngaho aho uwo musore ari, wa mugore wabuze umwana ndetse n'umugabo we na wa musirikare uri kubafasha gushakisha bari baje bari gushaka wa mwana. Gusa umugore we yasubiranye telefone arakibereye kuri TikTok ari kuvuga ati ariko si ibingibi noneho ni ibiki? Umusirikare yitegereje uburyo cy'umugore yasariye ku mbuga atari gutekereza umwana we, arangije amushikuza telefone n'umujinya mwinshi ati ariko se wa mugore we nta kindi kibazo waba ugira mu buzima busanzwe? Niwe muri kumbwira ko mwabuze umwana nawe urahangaho ufite telefone urimo kurebamo, urumva nta kibazo ufite? Umugore uri hano rero nawe yimereye nk'umusazi mana. Yahise atangira kuvuga ati hari umwana wanjye twamubuze. Ati umwana wacu ari hehe? Ati muze twirukanke tujye gushaka umwana wacu. Barakwereka hano wa musore we na n'ubu aracyategereje. Umukobwa rwose yanze kumwumva, yakomeje amwumvisha buryo ki uyu mwana atari we yabyaye ahandi ahubwo ari we yasanze mu modoka ye. Sheri wiwe yanze kubyumva. Umusore nawe nta kindi yakoze, yakomeje kwita ku mwana rwose. Uyu musore uri hano disi ni umwana mwiza, ntabwo yari kumujugunya. Barakwereka hano haciyeho undi mugore arangije aravuga ati mva madamu buretse nkubaza akantu gato, wamfasha ukambwira ikintu ndi buze guha uyu mwana ko mbona ndi kumuha ibyo kurya nabiriye? Umugore arangije aravuga ati ariko se urambaza ibyo uhereza uwo mwana nta nyina agira, mwagiye mureka kudutesha umutwe. Umugore yaciyeho ntiyamwumva kandi koko mu by'ukuri uyu musore yabazaga ibintu azi neza kubera yuko nta muntu n'umwe uhari wamufasha kurera uyu mwana. Barakwereka yarirukanse ngo ajye kureba uwo musirikare nawe yari abonye hafi amubwira ikibazo ahuye nacyo kugira ngo nihagira n'ikiba aze kuba yishinganishije. Amutekereza uko byagenze aravuga ati rero ukubona naje mu modoka yanjye nsangamo uyu mwana, none dore uyu mwana yakuriye n'ibibazo bikomeye cyane mu rugo rwanjye. Barakwereka muri ako kanya ise w'umwana yahise aza yiruka aravuga ati wowe se kandi umwana wacu mukuye hehe? N'umugore yaje yirukanga agiye gufata ku mwana, umugabo wahita amubuza aramubwira ati wapi wese nagusubiza umwana wanjye. Ati hanyuma y'ibibaye mu kanya kashize urumva wakongera kumfatira ku mwana koko? Umugore arangije atangira kwivugisha ati si ubwo none kandi ibyo mutangiye kuvuga ni ibiki? Mushatse kuvuga si ubwo ngubwo ko nari buze gufata umwana wanjye nibyarira? Umusirikare uri hano nawe arangije avuga ati yewe uwo mwana rwose we nta nubwo mukwiye, kuko nkurikije buryo ki wimereye ushobora kuba ufite ihungabana cyangwa se ikibazo cyo mu mutwe bituma utita ku mwana wawe. Kandi mu by'ukuri by'umusirikare ari kuvuga nibyo,
hari abantu benshi imbuga zijya zigira ukuntu zikoroneza, ugasanga umuntu imbuga zaramukoroneje neza, igihe cyose afite data nta kintu na kimwe yabasha gukora. Umugore yakomeje yinginga umugabo we, aramwinginga ati rwose ndabinginze mumbabarire, yinginga n'umusirikare wari uri hano ati ndabinginze mumbabarire rwose, ati nanjye ntabwo nashakaga kubura umwana wacu, nari nzi ko namushyize mu modoka mu by'ukuri. Umugabo arangije aravuga ati ariko se gute wanyumvisha icyo kintu? Wa musore uri hano nawe yahise avuga ati mwese muceceke, ibyo ngibyo muri kwivugisha ni ibiki? Ati muzi ko uyu mwana wanyu atumye nandukana na shiri wanjye twari tugiye kwibanira cyangwa? Barakoreka muri ako kanya shiri we yahise azamujugunyira ibyo ari buze gutwaramo umwana, arangije aramubwira ati dore n'iki kimeta cyawe wanyambitse gisubirane, njye sinaba nyibanye nawe hanyuma y'uko byaye mu gasozi. Umugabo uri hano yahise amubwira ati ariko se kubera icyo uri kuvuga ko abyaye mu gasozi kandi uyu mwana ari uwacu yamudutoraguriye? Umusore nawe ati se mwamumbwiriye ra? Ati uyu mwana ni uwacu, habayeho kutamenya, umugore wanjye yagiye amushyira mu modoka y'uyu musore yayiteranije n'imodoka yanjye. Ati sheri nkaba nari nkubwiye gutyo, muriho ukuntu abakobwa ari abantu bahinduka mu kanya nk'ako guhumbya. None yari atangiye kumwihakana adashaka kumwizera, none dore atangiye kumusaba imbabazi amubwira ko yari yamwibeshyeho. Ati sheri ndakwinginze rwose mbabarira, byatewe no gufuha, ati ariko n'ubundi nari buzigarure. Ati urumva wapfa kumbwira ibyo bintu nkabyumva koko hanyuma y'ibyo wari unkoze byose? Ati ariko tugende ngewe nawe turaza kwisobanura, n'ubundi turi mu modoka n'ubundi ko ngukunda. Mbese umusore uri hano n'umwana mwiza, we yahise abyumva vuba ahita anababarira umukunzi we barikomereza. Umugabo uri hano papa w'umwana nawe yasigaye ashimira umwafande uri hano, ati wakoze kubwo kwihangana tukagutesha umutwe. Gusa umwafande nawe mbere y'uko agenda yahise asubiza wa mugore telefone, arangije aramubwira ati wa mugore we, biba ubwa mbere n'ubwa nyuma kandi ibi bintu bize kukubera isomo. Barakwereka umugore yasigaranye hano n'umugabo we, asigara rwose yinihishwa yivugisha amagambo atava mu kanwa, ati mugabo wanjye rwose sinzi ukuntu byancitse, ati ariko nuko ari ikibazo cy'imodoka zisa cyabayeho, naho ntabwo nanjye nari kwiyumvisha nakoze iki kintu pe. Ati ndakwinginze mu by'ukuri mbabarira, ntabwo nashakaga guta akana kacu k'igikundiro nk'aka ngaka. Umugore yarakomeje yinginga umugabo we amusaba imbabazi kenshi cyane, gusa umugabo n'ubundi nubwo yari yazimwimye nawe nta kindi yari afite gukora, rwose yagombaga kumubabarira. Umugabo yaravuze ati n'ubundi se ko nta kundi nagira, ubwo nyine ndi buze kukubabarira. Ibyabo ni ahangaha byarangiriye, bariyunze, umugore bamusubiza umwana we, gusa nawe yari abonye isomo. Reka ngushimire wowe wadukurikiye kuva ku ntangiriro kugeza ku musozo w'iyi nkuru, mwibutsa gukanda subscribe, like, share ndetse na comment kugira ngo tujye tubana mu nkuru zacu za buri munsi. Bye bye, turabakunda cyane.